Abantu babayeho mu buryo butandukanye, bafite ubumenyi butandukanye, imyumvire itandukanye, ubushobozi butandukanye. Ese waba wibaza impamvu y'ibi byose? Buriya abantu aho bava bakagera batandukanywa n'amakuru, amakuru bafite. Waba ubyemera, waba utabyemera, amakuru niyo azagutandukanya n'undi muntu. Atese gute? Ni ukuvuga ngo umuntu wakize afite ibanga yakurushije. Ni amakuru nyine. We yahawe amakuru cyangwa avumbura amakuru wowe udafite. Bimutera gukora ikintu wowe utigeze ukora. Ayo ni amakuru. Ayo makuru rero ashobora kuba yarakuye kuri radiyo, ashobora kuba yarayakuye kuri televiziyo, ashobora kuba yarayumvise mu bakozi bagenzi be, ashobora kuba yarayumvanye bosi we, ashobora kuba yarayumvanye ababyeyi be, ashobora kuba yarayasomye mu gitabo, ashobora kuba yarayumvise mu ishuri. Ayo makuru nyine akurusha niyo atuma akuruta muri byose, akurusha ibyo ngibyo wowe ukeneye kugeraho ariko utabona uko ugeraho kubera ko udafite ayo makuru. Rero kuba wafata umwanya wawe ukirirwa usikororinga kuri social media, ureba ibintu bidafite amakuru ahagije, amakuru mazima, hari igihe bikwibagiza ko hari source y'amakuru afatika. Source y'amakuru afatika ahanini abantu benshi ntabwo bayizi. Ibi biterwa n'uko abantu bahabwa amakuru atandukanye. Ariko njyewe nkugiriye inama, nakugira inama yo kujya usoma igitabo. Kubera yuko iyo usomye igitabo ubasha kucyumva, ubasha kwishyira mu mwanya w'umwanditsi, ukumva icyo yari ashatse kukubwira, hanyuma ukakigereranya n'ubuzima ubayeho. Ariko iyo umuntu akubwiye ikintu ukoresha amatwi gusa, ntabwo ufata umwanya ngo urefreshinge, utekereze ku kintu ari kukubwira. Ariko iyo uri gusoma igitabo, hari ubwo uhita ufunga amaso, ukumva icyo igitabo gishatse kukubwira, ukumva icyo umwanditsi yari ashatse kuvuga, ukakinota ahantu, ukacyandika, kikakuyobora, kikakubera inzira. Aha ngaha cyari icya mbere. Nkwibutsa yuko iki ngiki cy'imyumvire cyo gikomeye kuruta n'ibindi byose. Buriya iyo wamaze kubona ubumenyi, haba hasigaye imyumvire. Ese kubashije kwakira ubumenyi, noneho ubwo bumenyi ugiye kwakira buratuma ubaho gute? Ubundi abantu iyo bamaze kwakira ubumenyi, bahindura n'imitekerereze. Abantu benshi bumva yuko kwakira ubumenyi ari kimwe, ariko buriya icyerekana ko wakiriye ubumenyi ni imyumvire, ni imitekerereze. Iyo myumvire rero niyo igutandukanya n'abandi. Abakwitegereje ntibabashe kukumva neza, ntibabashe gusobanukirwa neza ibyo ukora, kubera yuko wowe ufite imyumvire, ufite ubumenyi. Ubumenyi bwararenze bugera ku myumvire, bigera kuri ya myumvire yo kugendera ku ntego no kugendera ku mahame yawe. Kubera iki? Hari ubumenyi ufite, hari icyo wumvise, hari icyo wasomye, hari icyo wasobanukiwe. Uwo muntu utaragisobanukirwa ntabwo azareba ngo amenye wowe ngo ibintu uri gukora ni ibiki, nta nubwo azabyishimira. Wapi? Ahubwo azaguseka, akugaye. Ariko kubera ko ari amahitamo wahisemo, kubera ko ari imyumvire yawe, ugomba kuyishyigikira, ugomba kugomeza ukayigaburira, ugakomeza ukayihereza ibitekerezo, ukayihereza ibintu biyungura, ku buryo uzagera ukubaka ikindi kintu cya gatatu cy'ingenzi, ari nacyo tugiye kugarukaho. Icyo kintu nta kindi bacyita ubushobozi. Ubundi ubushobozi bushobora guhita bugaragara uwo mwanya cyangwa bukagaragara nyuma. Ariko ubushobozi bubanzirizwa n'inzira ebyiri twabanje kuvuga. Icya mbere ni amakuru, ni ubumenyi. Icya kabiri ni imyumvire. Iyo myumvire niyo ikugeza ku bushobozi runaka. Iyo myumvire niyo ituma ukora ikintu kikugeza ku bushobozi bwawe, kikerekana ubushobozi bwawe. Iyo myumvire idahari nta nubwo ushobora kugira ikintu ugaragaza. Wapi? Ubushobozi rero ni intambwe noneho mu gihe noneho mu bushobozi haba nta gusubira inyuma. Mu myumvire ho ushobora gutekereza ugahita ucika intege, ariko none iyo wageze mu gihe cy'ubushobozi ho ni ukugaragaza ibyo wize, ni ukugaragaza ibyo ushoboye. Ntabwo noneho biba ari kwa kundi ngo njyewe buriya nizera ibi. Oya, mu bushobozi uba ugaragaza noneho ibyo wizera, abantu barabibona. Wowe amahitamo yawe agaragaza ko ufite ubushobozi runaka, agaragaza ko kutandukanye. Ibi ngibi ushobora kubyiga mu ishuri cyangwa se ukabyigira no mu buzima busanzwe, biterwa n'umwarimu wakwigishije, biterwa n'inshuti waganiriye nazo. Ibi ngibi by'ubushobozi ntabwo bizaba kubera impamyabumenyi ufite. Wapi? Ushobora kuzaba ufite impamyabumenyi ariko ukabura izi nzira, ukabura inzira y'amakuru, ukabura inzira y'imyumvire, ukabura n'ubushobozi.
kubera yuko amakuru uzahabwa ashobora kuzaba amakuru atagamije kugufasha, ahubwo agamije kugusenya. Hitamo amakuru afatika, hanyuma wubake isi yawe. Menya ko ubwenge burahurwa. Uyu mwanya wa none nawe ushobora kuba hari ikintu ukuyemo cy'ingirakamaro. Nk'uko nanjye ndi gusoma igitabo cya Carsten Long bita Magic Motivation from Stuck to Success in Days, namenye ko hari capitire ya 15 ivuga ngo where are you going, ngo ugiye he. Mpita menya ko hari abantu tutaba tuzi aho tugiye, ariko nkimara gusoma icyo gitabo nahise nongera kwibaza, nibaza inzira yanjye, se naba nzi aho ngiye? Bintera imbaraga. N'aha ngaha rero hari igihe ushobora kuba uriho ariko utagira imyumvire, nta myumvire ugira, uyoborwa gusa ugendera mu myumvire y'abandi. Aho ngaho ntabwo wari waba wowe ubwawe. Uyu mwanya rero niba ushaka gufata umwanzuro wabikora, wowe bigambirire hanyuma ubikore. Tekereza ikintu cya mbere, ese amakuru aba bantu bagafashe bafite niyo njye mfite, cyangwa njye nta makuru mfite? Ese ni gute nabasha kubona amakuru? Nabikubwiye, ushobora gusoma ibitabo. Wowe tekereza ikintu ukeneye, hanyuma ushake igitabo gihura n'ibyo ukeneye. Ikindi, nyuma yo kubona amakuru, gendera muri ibyo bintu ukeneye. Gira imyumvire y'ibyo bintu ukeneye, y'ibyo bintu wasomye. Icya nyuma, noneho shyira mu bikorwa ibyo bintu wasomye, aricyo twita ubushobozi. Garagaza nyine ko ibyo bintu wasomye wabyumvise, ubishyire mu bikorwa. Ibi ngibi nubikora, nzi ko ubuzima bwawe buzahinduka. Gusa menya ko ubuzima bwawe budashobora guhindurwa n'undi muntu uwo ari we wese, buzahindurwa nawe. Ni wowe wo guhindura ubuzima bwawe. Hera uyu mwanya wa none ubikore, bikore.